singa abantu mbega ibibazo, harya hari igihe umuntu ahura n'ibibazo bikamwizingiraho ukagira ngo nibyo yaremewe. Ibi ni iki? Ngaho nari ndi mu mashuri, amashuri arahagarara, ibibazo biravuka, inzara iba nyinshi, inshuti zamvuyeho, ko wagira ngo nikoreye umusozi na umusozi w'ibibazo ko ari muremure, kuremereye. Umuntu aravuka akavukira mu bibazo, agakurira mu bibazo, ibihe byose bikaba ibibazo, icyo akoze ntikigende. Ko ubuzima bukomeye, ko ubuzima buremereye. Ubu hazacya, ko wagira ngo ni mu icuraburindi, ko wagira ngo ni muhanamanga. Mbega umusozi, umusozi ukabije. Ariko ndumva naniwe, ndananiwe, ndabirambiwe, ibi bizageza he? Nari mfite inzozi nyinshi, hari icyo natekerezaga ngomba kuba, ariko ndabona inzozi zanjye zisa nkaho ziri gusinzira, ndabona inzozi zanjye zirimo gupfa, ndikumva nta byiringiro ngifite. Ibyiringiro ntabyo. Nari mfite inzozi zo kuzaba umuntu ukomeye, nari mfite inzozi zo kuzaba umuntu ukomeye, umuntu uzajya ufasha abandi, umuntu uzafasha ababyeyi, umuntu uzafasha inshuti, umuntu uzafasha igihugu. Ariko ndi kubona ndi gutakaza ibyiringiro, ko mbona bikomeye. Birakomeye, ndaremerewe mu mutima, umutima wanjye ntubishyikira, kubona ntari kubasha kuzasohoza inzozi zanjye. Nari narazanditse muri iyi kayi, ntari kuzaba umukire, umuntu ukomeye, umuntu ufasha ababyeyi. None ababyeyi banjye sindi kubafasha uko bikwiye. Se mpindura inzozi, ntakandikamo iki se? Ko noneho numva nta gitekerezo mfite mu mutwe wanjye. Nongere nandike se? Oya, hariya hari ibaruwa itarasomwa, reka njya kuyisoma. Maze igihe kirekire naratinye kuyireba, ahari hari ikirimo cyanyubaka. Niba ukiriho, ukiri gusoma uru rwandiko,
umenye ko ugifite imbaraga, umenye ko ugifite ibyiringiro, umenye ko ugifite ejo heza. Haracyari ibyiringiro, ejo ni heza. Umucyo urimo urarasa mutima wanjye, harongeye harishimye, haranezerewe. Nibyo, ushobora kwira uyu munsi ariko ejo bugacya. Ni koko hari ijwi ry'icyizere rimbwira ngo ejo harashoboka, ejo ni heza. Inzozi zanjye ntago zapfuye, ahubwo zirakangutse. Nibyo, nongeye kugira ibyiringiro by'ejo. Ejo ni heza, ndanezerewe ko nongeye kugira umucyo mu mutima wanjye. Birashoboka. Nibyo, uyu munsi wagira ibigukomeretsa, wagira ibikubabaza, wagira ibikuremerera, ariko hari ibyiringiro. Ejo ni heza. Ongera wubake inzozi zawe, uzikomeze, uzishyire mu bikorwa. Ikibura gusa kwari ukwizera. Izere, ejo ni heza. Ejo harashoboka, ejo hari ibyiringiro, ejo hari umunezero. Mbasha kubaka ababyeyi banjye, mbasha kubaka inshuti zanjye, mbasha kubaka igihugu cyanjye, kubera ko nongeye kunezerwa, nongeye kugira ibyiringiro. Nibyo, birashoboka ko ejo ari heza. Uyu munsi inzozi zawe zikangure. Birashoboka, ntago zapfuye, ahubwo zari zarasinziriye. Zikangure, ugire ibyiringiro, ukore, ushake icyo wagombaga kuba cyo, n'ubundi ube cyo. Wari ufite inzozi zo gufasha ababyeyi, ni ukuri uzabafasha. Wari ufite inzozi zo gufasha igihugu, ni ukuri uzagifasha. Inshuti zawe uzazifasha. Kwiyubaka wowe ubwawe uzabikora. Gira ibyiringiro kuko birashoboka. Imana ibahe umugisha, itubashishe gusobanukirwa inzozi zacu, itubashishe gusobanukirwa kumenya yuko ibisubizo byose tubifite mu mitima yacu, tubifite muri twebwe. Hari igihe twishakashakira, tugashakisha hirya no hino, dushaka ibisubizo kure yacu, ariko ibisubizo turi kumwe nabyo. Nimuze dusome amabaruwa tutasomye, ari byo biri mu mutima wacu, ari byo gusoma imitima yacu ikibirimo, bizadushoboza kugera ku nzozi zacu. Tugire icyizere, tuzagera kuri byinshi. Imana iduhe umugisha, mugubwe neza. Ryari ijwi ry'icyizere.